Inshuti bakunze urubuga rwacu rw'amakuru mpamo, nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu. Kuri channel yacu muzajya mukurikiranaho ibiganiro bitandukanye, harimo inkuru z'abanyapolitike b'ibyamamare, inkuru z'abahanzi b'ibyamamare, ndetse n'ibiganiro bitandukanye bigaruka ku buzima rusange bw'abaturage ndetse na politike. Mu Bugesera rero haravugwa inkuru y'urupfu rw'umupasiteri wapfuye arimo gutera akabariro cyangwa se ari mu gikorwa ari mu gikorwa cyo guhuza ibitsina. Pasiteri ngo yapfuye, yashizemo umwuka. Iyi nkuru turi kuyisoma kuri BTN Rwanda, aho umugabo witwa Rwigema Donatien wari usanzwe ari umuvugabutumwa yapfiriye mu mudugudu wa Musagara, akagari ka Kanazi ho mu murenge wa Nyamata mu karere ka Bugesera, aho yaguye mu buriri bw'umugore yari yagiye guteraho. Turabyita gukoraho se, aho yari yagiye nyine gutera akabariro. Umugabo ngo yashizemo umwuka bakiri muri icyo gikorwa. Amakuru atangazwa n'abaturage avuga ko uyu mugabo yahoze ari umuvugabutumwa mu itorero rya ADEPR. Cyakora ngo iryo torero yayoboraga ryaje gufungwa mu nkubiri yo gufunga insengero zitujuje ibisabwa, bituma yigira muri indi torero, aho nabwo yari afite inshingano zikomeye. Bakomeza bashimangira ko nyakwigendera yagiye muri urwo rugo avuye gusenga. Gusa ngo uyu mugore yapfiriyeho bari basanzwe banabonana kenshi gashoboka, bagahuza ibitsina. Uriya mugore yapfiriyeho we yari asanzwe abana n'abana be 3. Nta mugabo, abana be 3. Hanyuma muri iyo nzu byabereyemo ni kwa nyamugore, ni ku mugore. Amakuru akavuga ko kuri ubu uyu mugore yatawe muri yombi. Umbwire nawe, abana basigaranye nande. Nyakwigendera rero ngo yabanje kubana n'undi mugore bari barasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko baza gushwana baranatandukana bapfuye kubura urubyaro. Aha sindi ubuharenge, reka iyi nkuru iri kuvugisha abantu, iri gutuma bavuga, mbese imihanda yose ni iyi nkuru iri kuvugwa. Bamuroze, bamwishe, n'ibindi. Ibi rero ni ibintu byakwemezwa n'abaganga igihe umubiri wa nyakwigendera pasiteri uzaba maze gusuzumwa. Ibyo birareba abagenzacyaha aribo RIB. Ariko se koko birashoboka ko umuntu yapfa ari muri kiriya gikorwa? Nagerageje gushakisha amakuru atandukanye nifashishije inzobere mu bijyanye n'ubumenyamuntu, ndetse n'abariya bitwa abasexologue. Hari icyo babivugaho, bavuga ko bishoboka cyane umuntu ashobora gupfa ari muri kiriya gikorwa cyo guhuza ibitsina. Ese apfate, yicwa n'iki? Bigenda bite kugira ngo umuntu apfe ari mu gikorwa cyo gutera akabariro? Tujya twumva abagore bapfa, tujya twumva abagabo bapfa, biba byagenze biti? Ntawe umunize, ntawe umukozeho, harimo kwishakira ibyishimo, ariko ukumva ngo yapfuye. Dore rero impamvu zishobora gutuma umugabo apfa. Umugabo niyo tugiye kuvugaho, kubera ko uwapfuye hariya mu Bugesera umugabo w'umupasiteri witwa Donatien. Impamvu zishobora gutuma umugabo apfa ari gukora imibonano mpuzabitsina, kugira ngo izi nkuru mujya muzumva cyane, si mu Rwanda gusa no mu mahanga. Hari n'uwo nzi nanjye wapfiriye hari i Musanze. Yego, ni Musanze, nawe apfa ari muri ayo ngayo. Hanyuma rero izi nkuru, niba uri mukuru urengeje imyaka 20, nawe warabyumvise. Abantu bakibaza bati kubera iki umuntu apfa?
kandi yari yagiye ari muzima. Impamvu ya mbere rero ishobora gutuma umuntu apfa ari mu mibonano mpuzabitsina ni ikibazo cy'umutima. Umutima ushobora kuguhagarara. Iyo umugabo afite ikibazo cy'umutima aba asabwa kwigengesera mu gihe ari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, akirinda gukoresha imbaraga nyinshi. Ushobora kwibaza uti kubera iki atagomba gukoresha imbaraga nyinshi? Ni ukubera ko umutima ushobora kubura amaraso ahagije ugahagarara. Guhagarara k'umutima ni nko kuzimya buji. Buji niba muyizi iba irimo kwaka, n'agahinja gato karayizi, niko n'umutima uhagarara. Oya, agahinja ndakabeshyeye. Umwana burya nawe yazimya buji. Kuzimya buji ntibisaba imbaraga z'umurengera, ni nko kumanura kabuto gusa kari gucana itara, gukora kuri muzayitara, niko bigenda n'umutima ugahagarara. Abahanga bavuga ko rero igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ari nko gukora siporo ikomeye. Urugero nko kunyonga igare. Nimvuga igare murabyumva cyane, isi yangira ngo iracyari mu mitwe ya benshi. Ni nko kunyonga igare rero, cyangwa gukora siporo isaba imbaraga nyine, nko kwirukanka, cyangwa bajya muri gym guterura ibyuma no kugenda kuri bya bindi harya birabyo byitwa biriya nyine. Abajyayo muri kubyumva, ubwo mwahise mubyumva. Gukora iriya gahunda ngo ni nko gukora rero izi siporo zisaba umuntu gukoresha imbaraga nyinshi. Ni siporo zituma umubiri ukoresha imbaraga z'umurengera, bityo umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bw'umutima cyangwa indwara zindi zifata mu myanya y'ubuhumekero nka za sima, ntabwo ari byiza gukoresha imbaraga nyinshi mw'abantu igihe uri muri biriya bintu. Impamvu ya kabiri rero ni umuvuduko mwinshi w'amaraso. Iyo uri muri siporo, ngira ngo murabyumva, mujya mubona abantu agahumagira cyangwa akahagira, kubera ko amaraso aba ari kuvuduka, aba ari gutembera cyane, akoresha imbaraga nyine zidasanzwe, cyangwa ari kugendera ku muvuduko adasanzwe agenderaho. Iyo amaraso atembera nabi, mubyumve neza, mutera agatebe muhaca akarongo. Iyo amaraso ari gutembera nabi, imitsi ishobora gusandara igaturika nyine, igashwanyagurika, umutima ugahagarara. Uzarebe, reka mbahe urugero. Uzafungura amazi muri robine, ufungure mu ijerekani cyangwa mu kindi kintu, noneho uba utari hafi aho, wigire hirya. Nigeze kubona aho amazi ahirika igipangu pe, kirahirima. Amazi yo muri robine. Niko n'imitsi rero bigenda iyo yakoresheje imbaraga nyinshi. Umuvuduko nyine w'amaraso urayibyiga igashwanyuka. Hari benshi bapfa muri ubwo buryo, nta buribwe, nta hutaka, ugahita upfa, inzogera zikiremba. Indi mpamvu, hari ubwo maze kubabwira impamvu zingahe, mujye mubara. Reka njye ku mpamvu ya gatatu, ni ugukoresha imiti yongera ubushake, cyangwa iyi bavuga ngo ni imiti yongera akanyabugabo. Abagabo bamwe bakoresha bene imiti irimo izwi nka Viagra. Viagra ntimuyizi? Mushaka kuba mutayizi muyumva, nanjye ndayumva ntayo, bagira ngo baze kwemeza abakunzi babo cyangwa indaya zabo. Ibi bintu nta mugabo wabikoresha ku mugore we, ndabeshya. Ibi bakabikora batagishije inama muganga. Ukishora. Harya imiti muri farumasi iracuruzwa, menye n'ahari tahaba, biba hakurya iriya muri za Kongo, muri Zaire. Ukishora ukagenda ukagura bene iyi miti utagishije inama muganga, cyangwa se utabanje kujya kwa muganga ngo agusuzume amenye ngo umubiri wawe, umuvuduko wawe w'amaraso uri ku kihe kigero, umutima wawe uratera ute, ibihaha byawe biparitse bite. Ukagenda nk'ugiye kugura mituyu y'ibishyimbo hariya kwa mama Gadi, ukagenda nyine ugahita ufata bya Viagra.
icyo gihe rero umuvuduko w'amaraso ushobora kwiyongera cyane. Hari n'abandi bafata bya ibyatsi ubwo nimo byumva, akagenda akabanza agakurura ku biporezo ubundi akamanuka. Uyu nawe atazi uko umutima we uhagaze cyangwa ibihaha bye imikorere yabyo, yarangiza nyine agahita yuma. Iyi miti yongera akanyabugabo mw'abantu hari aho igerera mu mubiri ntiyongera akanyabugabo ko mu majyepfo gusa ngo igarukira, ahubwo igahita yongera n'umuvuduko w'amaraso, amaraso akavuduka ku gipimo na Sophie itabasha kubigenzuramo. Umutima ugahita uterera ku muvuduko urenze uwo umuntu muzima, urenze umubiri w'uwo muntu usanzwe utereraho. Niba umuvuduko wawe ni irindi somo, uburyo umutima utera nuko rero ugahita uvuduka ukarenga aho wagombaga kugera. Tukumva ngo Pasiteri agira ngo yitwa nde, Pasiteri Rwigema Donatien yashizemo umwuka. Dore indi mpamvu rero, indi mpamvu ni inzoga n'ibiyobyabwenge nari mbikomojeho. Biriya byatsi navugaga ni ibiyobyabwenge. Hari inzoga nanone abantu bamwe ngo biyahuza mbere yo kujya muri ziriya gahunda. Izo nzoga ngo ziba ziri bubafashe gutuma bakoresha imbaraga, nyine za mbaraga z'imirengera baba bashaka gukoresha. Iyo umuntu yanyoye inzoga nyinshi rero, cyangwa ziriya nzoga nyine ziba zirimo biriya byongera umuvuduko, byongera imbaraga mbere yo gukora kiriya gikorwa, bishobora gutuma amaraso ahindura uburyo atemberamo. Akanizere ko mukumvishe, nizere ko muciyeho akarongo. Amaraso agahindura uburyo atemberamo, bikaba byakugiraho ingaruka zirimo n'urupfu. Akaba yavuduka cyane cyangwa akagenda gahoro. Hypertension na hypotension ngira ngo murabizi nabyo. Amaraso avuduka n'uburyo agenda gahoro nk'ari muri ambuteyage. Ibi nabyo bishobora gutuma umuntu ashiramo umwuka. Indi mpamvu ni abantu bakora kiriya gikorwa mu buryo bukabije, cyangwa se mu buryo navuga ko budasanzwe, mbese bakabikora nk'abazapfa ejo, niko navuga, ameze nk'umwiyahuzi. Iyo umuntu akoresha imbaraga nyinshi cyane cyangwa uburyo bwo gufata umwuka, ibyo gufata umwuka kugira ngo ababikora murabizi, nanjye ntabyo nabisomye, ngo ukawurezeriva ukanga guhumeka uri muri kiriya gikorwa. Iyo rero umuntu abigenjeje atyo akanga guhumeka nkana, ushobora kuwufata ukawufata rwakubonye, nawe ugahita wifata nyine burundu, ntiwongere gusohoka. Kandi uko gufata umwuka ntazi kera tukijya kwidumbaguza muri Nyabugogo. Iki gikorwa cyo gufata umwuka mw'abantu, abagabo mu gikora, nabyo ngo bishobora kubaviramo kubura umwuka, cyangwa amaraso akabura oxygene ihagije, ukaba wahita ucaho. Ubwoba no kutigira icyizere. Hari abagabo bamwe ngira ngo ni bake, wabona ari nk'umwe cyangwa babiri, binjira muri iki gikorwa batiyizeye cyangwa se yumva ko atari bugere ku byishimo nyabyo. Ibi nabyo bishobora kubyara urupfu, kuko ubusanzwe iki ni igikorwa gikoranwa umutima utuje. Akantu ko kutigira icyizere ko ni kabi cyane, kuko gashobora gutuma ukoresha nyine za mbaraga z'umurengera twavuze hejuru, bikarangira ugiye uciye isheni utari kuri ya mafaranga y'icyuzi wakobokeye. Ugacaho nk'uriya mupasiteri. Mw'abantu abaganga b'inzobere mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina bavuga ko iki gikorwa ari igikorwa gikwiye gukoranwa umutima utuje, kandi kigakorwa nta rwiganwa rurimo, cyangwa se kwiyambaza ingufu zindi zivuye ahandi zitari zo muri wowe. Bavuga kandi ko ari igikorwa kigomba gukorwa mu gihe umubiri witeguye neza, cyangwa se wateguwe neza. Si ngombwa kubyihingamo cyangwa se kwiyambaza
biriya bintu byose twavuze. Mwitonde. Niyo mpamvu rero niba ufite indwara y'umutima, niba ufite umuvuduko ukabije cyangwa amaraso yawe agenda nka za mboteyaje zo muri uyu mujyi wa Kigali, wa muntu byiza kubanza kugisha inama muganga. Ashobora no kukubwira ati ubu buryo ntukabukoreshe, ntukajye ibindi ntabyo mvuze kuko ntabyo nzi, ariko akakubwira ati jya ukoresha ubu buryo, ugende gutya, ntukarenze inshuro izi n'izi kubera ko ubuzima bwawe budahagaze neza. Reka rero tugire tuti inshuti n'abavandimwe ba nyakwigendera, ndi kuvuga uyu mugabo Pasiteri Rwigema Donasiyani, reka tubifurize gukomera kandi ntimwumve ko umuvandimwe wanyu ari we wa mbere uguye hariya hantu. Hari n'abandi benshi imbere ye, hari n'abazapfa nyuma, ntabwo mbibifurije ko barahari.